Management yaramunaniye Rocky cyane kuko ntibyatinze papa cyangwa yaramujabutse yashatse no kwinjira gufasha abandi nabo ntibyakunda mu gihe witwa Junior byahise bimuhira ubwo nari nkomoje kuri ako kantu kuko Junior akunda kugenda areba ibyo Rocky akora kuko ni nawe wamutanze management nabo baravuga ngo uri gutera depression y'abanyarwanda uri kwerekana ko nta cyizere cy'ubuzima bafite nabo nyine bagenda babigendamo gahoro ariko Rocky yavuzwe inkuru nyine zivuga ko yagiye atera abantu batandukanye inda nyine hano hanze abantu baravuga twe tuba tuzana ibyagiye bivugwa ku bantu tugarukanye n'uwitwa Rocky Kimomo aka Marike Rambo ndetse n'uwitwa Junior Giti aka GT business group Papa Chris uwitwa Papa Bubuna ariko bamuzi ku mazina ya Bugingo Boni ninde rucabana rw'uyu munsi sky2 impaka nk'umutasi kurikije ibyo tumaze gusobanura byose kanongere mbaye ikaze mwe mwese muri kugenda mukurikirana content yacu nshyashya yitwa URUCABANA hano ni kuri Oasis TV1 tuba tuherekejwe na Mamba Design umusanga ku Gisozi kuri cafe ushaka kumubona kuri Instagram yitwa Mamba_design01 ushaka kumusanga kuri nimero ya telefone 0787902013 akomeje kugenda yambika ibyamamare byinshi akomeje kugenda designing amastyle atandukanye ndetse natwe twamaze kwinjira mu bantu agiye kuzajya akurikirana umunsi ku munsi tubazaniye rero nde mu rucabana rw'uyu munsi tubazaniye witwa Rocky Kimomo na Junior Giti abana amabrand akomeye mumaze kumenyera hano muri showbiz nyarwanda ariko abangaba Junior Giti yamaze kwamamara ku buryo bufatika ku buryo yamaze kwinjira muri za management ariko urugendo rwe n'uruhe n'umusore wavukiye mu gihugu cy'abaturanyi cy'Ubugande bukira mu muryango w'ibyamamare Yanga bitwa ba Sankara bitwa ba Mike ndetse baza kwerekeza mu gihugu cy'u Rwanda ndetse aza gukurikirana umwuga w'abakuru be rero gusobanura amafilime mu gihe uwitwa Mike wacu aka Rambo nawe yakuriye mu Gatsata ni kavukire ni Kanyamugi nawangaya kuzacimaka ariko areba filime abana bose akabakubita akabazirika ubundi bakamwita Rambo icyo gihe rero nawe yibereye mu gukurikirana amafilime uwitwa Junior nawe yararimo yihiringa mu mashuri dore ko uyunguye amashuri yari no ku rwego rwo hejuru na za SFB yarahize ariko witwa Rocky we nubwo amashuri nawe ari mu rugero n'umuntu wagiye agira igikundiro gikomeye ndetse abanyarwanda bakomeje kugenda babimwereka iyo rero twinjire muri kariyeri yabo dusanga barakoze ibintu bitandukanye yaba uburyo baje bafata sinema bijyanye no gusobanura amafilime babishyira ku rundi rwego ariko n'ubundi byo bakoraga byose uwitwa Junior yafataga nk'icyitegererezo witwa Rocky byagiye bigaragara mu ma interview ukajya ubona ukuntu Junior yisumeta kuri Rocky ukabona imishinga yose Rocky niwe ugaragaza nk'aho yiyoboye reka mbasubize inyuma mu myaka muzi ibintu batangije bavuga ngo bagiye kuzajya badabinga amafilime witwa Rocky niwe wari ubihagarariye hari n'ibindi bagiye bazana byo kuvuga ngo baracisha amafilime ku ma website yaba Rocky afite agasobanuye films.com yaba Junior afite igiti.net ariko ukabona Rocky niwe ubanza gutera intambwe ya mbere Junior nawe agakurikira ni ibintu rwose twagiye tubona kenshi ariko Rocky nawe akabagira ikibazo cy'uko atangira amaproje ntayasoze twabonye izi proje zo kudabinga ntitwamenye uko zagiye twabonye izi proje ngo Life of Soldier filime nziza series irimo action nyinshi ndetse irimo ibyamamare ariko nabyo twataye episode ebyiri ziri kuri Eastflix ni website ya Coach Gael ndetse ari kugenda nawe atanga contribution ikomeye hano muri showbiz nyarwanda Rocky rero azwiho kudasoza amaproje yatangiye ko mu bihe bishize muzi uburyo yaratangiye kugenda trendinga ariko yahise abyimurira mu byitwa YouTube channel nawe ari kugenda rekura imiriro muri wa mujyo wa bamwanafunzi muri wa mujyo wa bajantije deo aho ukora ikiganiro utagaragara ndetse utifashisha abatumirwa ari kugatwika akaba n'abantu banibanda kubijyanye n'amadokumentary management yaramunaniye Rocky cyane kuko ntibyatinze papa cyangwa yaramujabutse yashatse no kwinjira gufasha abandi nabo ntibyakunda mu gihe witwa Junior byahise bimuhira ubwo nari nkomoje kuri ako kantu kuko Junior akunda kugenda areba ibyo Rocky akora kuko ni nawe wamutanze management yabyinjiyemo ndetse biramuhira ari kumwe na Chris Eazy ndetse Chris Eazy agiye acuduhigo twinshi aba muri Trace Award
haba mu bihembo bitandukanye, yigeze no kuyobora Boom Play Audio Mark ku rwego rwa Afrika. Indirimbo ye yitwa Inana ari no mu bantu b'abanyarwanda bamaze kurebwa na miliyoni nyinshi ku ndirimbo yitwa Inana, ku buryo akunzwe ari hejuru, ndetse byafashije Junior Giti kugira ngo agomeze atere imbere yihe n'intebe kurusha Rocky avloginga ama interview yaro karakundwa, ariko Junior nayo kabona n'umuntu wirekura uvuga ibintu byose bimuri mashaka n'abantu baramukunda. Ariko nibyaciriye aho munyemerere ngaruke ku rupfu rwa mukuru we Yanga. Uyu ni umulegend, Imana imuhiruhuko ridashira, nawe bivugwa yuko nyuma yaho yari yaramaze guterera imbere atuye mu gihugu cya South Africa. Mbibutse ko Yanga yanarongoye n'umuzungu cyangwa se umwarabu, reka mbivuge gutyo, ndetse bafite imitungo myinshi hano mu Rwanda. Hari n'indi mitungo bari bafite za South Africa naho muri za Aziya, ariko iyo mu Rwanda bivugwa ko uwitwa Junior naye ari kugenda yimanaginga ku buryo ubona ko ari kugenda kura amafaranga ahantu hatandukanye, kandi nawe yihaye intebe, yihaye ijambo hano muri showbiz nyarwanda. Inkuru mbi rero zagiye zibavugwaho, uwitwa Rocky Kimomo yagiye avugwa mu masilenge, ndetse iyo silenge yavuze ngo nta gikwe, akaza gukora planke ndetse n'indirimbo na social mura ndetse na Papa Cyangwe. Iyi silenge yaramukurikiranye kugeza nubwo uwitwa Edouard Bamporiki yaje kubivuga avuga ngo izi ni imvugo zidakwiye, ndetse na mugenzi we Junior Giti yari afite silenge ikomeye avuga ngo nta myaka 100. Nabo baravuga ngo uri gutera depression y'abanyarwanda, uri kwerekana ko nta cyizere cy'ubuzima bafite. Nabo nyine bagenda babigendamo gahoro, ariko Rocky yavuzwe inkuru nyine zivuga ko yagiye atera abantu batandukanye inda. Nyine hano hanze abantu baravuga, twe tuba tuzana ibyagiye bivugwa ku bantu, ariko namwe tubwira mwagiye mukurikirana na ba nyir'ubwite tuvuga barabizi babibayemo. Rocky rero iyi nkuru yaje kumuvugaho, yaje kumutusha, ariko yamutushije cyane n'utandukana rye na Papa Cyangwe, nawe ubona ryaramuteye instability, ndetse ari nacyo kintu abantu benshi abakunze be abafana bagenda bamushinja ko atangira projet buri gihe akabura consistency. Uwitwa Junior Giti we yagiye avugwaho inkuru nyinshi zitandukanye, ariko nawe imwe yamushotse n'igihe yari amaze kujya mu murenge n'umugore we aka Mama Bubuna, biza kurangira inkuru zibaye nyinshi zivuga ngo Junior yatandukanye n'umugore. Ibyo bintu byaramutushije ndetse byamuteye kugaruka yigaragaza n'umugore we na famiye, yerekana ubuzima babayemo, bakora ama interview ku Isimbi TV, mwagiye mubikurikirana. Iyo nkuru nawe Junior yavuze ko itamushimishije. Aba bantu rero nabo iyo umaze kuba icyamamare ugenda ukora amaproje atandukanye. Ubu Junior rero ni manager, yamaze guhangana na ba Coach Gaël n'abitwa ba Emirene. Uwitwa Rocky nawe ayoboje YouTube inkoni y'icyuma, ndetse ubu bamaze kuzana ngo n'akagoroba k'ababyeyi nimba atarak'abasaza. Afite ukuntu nawe ari umwami wo kwamamaza cyane, ariko nawe discipline nyine bikagenda bivugwa yuko nawe ni iki nyine. Big up to yourself Rocky Kimomo. Ariko Junior biri kugaragara ko nawe ari kugenda yiha intebe ku buryo bufatika, ndetse ibintu byatangiye wenspira Junior biri kugenda bigaragara ko ari kugenda gutekingana over iyi showbiz nyarwanda. Mbibutse ko tuba duherekejwe na Mamba Design, Oasis TV1, nanjye Dev, mubana muri iyi segment twise URUCABANA, aho tubana n'umustari haba muri cinema, haba muri muzika, haba no mu banyamakuru cyangwa showbiz muri rusange, akaza nyuma y'amakuru tuba tuvuze atubwira umuntu yumvise w'urucabana. Yes, nkuko musanzwe mubizi tugarutse n'urucabana rw'uyu munsi, cyamamare umutasi, umuhanzi, ndetse ajyana anyuza makita Bishop Sky2. Tugarakanye muri iyi segment yacu kugira ngo atubwire urucabana nyuma y'ibigwi, legacy ndetse na kariyeri zabo twagiye tubanyuriramo. Tugarukanye n'uwitwa Rocky Kimomo aka Marike Rambo, ndetse n'uwitwa Junior Giti aka Giti business Papa Chris, uwitwa Papa Bubuna ariko bamuzi ku mazina ya Bugingo Boni. Ninde rucabana rw'uyu munsi Sky2 cimaka nk'umutasi kurikije ibyo tumaze gusobanura byose? Rocky Kimomo mama yake na mama. Urucabana rw'uyu munsi nakagaruka Rocky Kimomo ayisare kuri miriro. Reka twimanukire nakagaruka, Imana ibarinde.